filimi ihumura sibyo noneho reka nze nyiguye bayise The Big Hit. Iyi filimi isohotse muri uyu mwaka iki cyumweru undi uzakubwira ibindi sibyo azagenda nawe yisobanure noneho kugira ngo amvuguruze nta ubundi koko iyake bimeze bite je filimi irengeje cyumweru ntago nayikora The Big Hit na DAD dutangiye ariko wa kane ufite impano mwana you need it Sammy the bull? ni Sammy Did you clean him? wamwogeje se mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye umwazaniye undi murambo muri ambaraje ngo mwana ngo ufite impano nkuzaniye amuzaniye umurambo nawe ujye ndebera amuzaniye umurambo wamuzaniye ngo ni Sammy bimeze bite zini intangiriro yamuhaye umurambo w'umuntu yishe umufuka undi arawutwara ngo wamuhaye yitwa Sammy ngo nagenda ubiki Mark Wahlberg nure musore dutangiranye muzi muri season bide nako ni film irangira yitwa Shooter dore nuwo Diamond Phillips ndamukwereka nawe ni icyamamare Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse ni umurambo bazanye The Big Hit bimeze bite hazanye umurambo yarawuzanye Christina Applegate umurambo awushyira hano muri lavabo awushyiramo hano hari abogera muri bathtub ashyiramo umurambo nta magufwa y'umuntu bacagaguye bone basore nimba arabicanye nimba ari biki binyabisha umuntu umurambo awushyiramo hano yasya na yamenete buri kumba hari gushyira umurambo hari winjiye Antonio Sabato Jr ndamukwereka mwibuke muri The Base si murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayizi The Base igice cya kabiri akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibyo cyo mbona ni karashika uyu nguyu ari ku murambo winjiye Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Mubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose waruri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabuno kawe karacyakora. Favor for Vince because he got that thing this weekend. Look, Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? Ndagira ngo amagambo sasa umugabo aramubwira ati ntabwo ubona ko narindi gukora sasa uyu mugabo ari kwereka umugore w'umurambo sheri ntabwo ubona ko nari maze icyumweru ndi gukora yereka umugore w'umurambo sinzi niba mutayibonye ngo urabona Vince ngo yanzaniye umurambo ni gute akuzanira umurambo hano hari ibintu byinshi ugomba kwishyura No, sir, you're gonna take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame ass. kugira ngo ujye ukomeza ufashe inshuti zawe ni gute uzamenya inshingano zawe ufite mu rugo ukazishyura $25,000. ibihumbi 20 by'amadolari Baby? How did that happen? That's Ni menshi. considering the mortgage. umva uzi ko harimo n'ideni ry'inzu amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki barwaye ideni The note on my jag. nanjye urabizara amafaranga uba ugomba kumpa nyine yo kwiyitaho All the other expenses. nta karashika nzayapfu sheri ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo kandagira muri ya magufa sike mu murambo Kinda cute. Who is that? uyu ninde wapfuye Oh, that's Sammy the knife. That's when the ni Sam the Knife niwe wapfuye That shit turns me off. bino bintu bituma biranzimisha bino bintu bintaninze off gonna leave him. nimba yarari kwaka sinzi yahise acongo biramuzimije Your fiance. Aye. wana wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu bidatinze sore yaje kuriro garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo arabangutse cyane Mark Wahlberg zakura atangira kuzicanga ibyo acanga yiswe Mel turore yagarutse yitwa Mel sore ari mu myitozo ni mu gitondo cyo tubonye cyereka umukunzi w'umurambo umukunzi we ntagire ikibazo ntahungabane urubona ko narindi gukora urubona ko turi mu kazi nyagasani sore yaje kuri no tangira kwitoza myitozo gitondo arabanza n'ibyo akora arabiza arabangutse urabona nimba akazi akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi ugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko John Woo yamenyemo amafaranga we na Terence Changa na John Eckert Wesley Snipes ari muri ba producer muramuzi Wesley Snipes murabibonye ko ari muri ba producer Beno Ramsey niwe kanditse arangiza umwitozo hano Hey, yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light.
Check out the six-pack. Man, izo ni six pack man. Uwo ni Antonio Sabato. Uwo musore. 6 days a week. Man, njye maze iminsi myinshi ndi muri tize man nkuri baba. Whole life. Ni ibigoryi bitatu. Menyera abakorana n'uyu musore. Bari hakuno bari koga ariko nibadutera umwako. I never needed to. I've been fucking since I was 10. Man, umaze iyo minsi yose tubona n'umugore wawe umva ntago ari ngombwa mbona n'umugore wanjye kuko njye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntago ari ngombwa rero mbona n'umugore wanjye uyu munsi. Norwera urari hano. Namye nkora akazi guhera ku myaka 10. Narumiwe gusa akazi kose. Discover ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance, ass. Bano bari hakuno ni bane. Bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo. Tugaruke hakurino. Anybody. Baje hakuno menyera abafundiwe nimba atari abayedi. Smell. Bari hakurino baragenda baganira. Taking my man to the cleaners. Especially Shannon. Man, njye noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira. Ni insore ni bane. Ni abasore bane bakora akazi kamwe. Baje hakuno menyera abafundi bazakurino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse. Bazakurino izi ntangiriro zako. Damn Caribbean, Mediterranean. Man, abo Caribbean, Mediterranean. Kumva mwana. Great, bro. Bacaho. Hey, yo, Vince, you know, you really need to get on that weekend job when we crunching gum, you know? We can use... Umva mwana Vince, urabizi ko nawe weekend ugomba kuruhuka man, weekend bagomba kuruhuka buri mwaka bari kumwe na sheri we. All right, gentlemen. Basore, synchronize. Mushyira isazanyu ku gihe. Nimba bagiye mu kasazi bazigomba kuba ziri ku gihe, iminota bemeranije kugira ngo ataza kugira uyirenza. Baza kuno bakura yimbunda. Niba basore dutangiranye. Nyagasana no bafite ifoto y'umugabo. Menyere bagiye kurangiza. Baza nk'abafundi cyangwa abayede ariko bafite izindi nshingano. Kora yimbunda. Yeah. Katururi. Bimeze biti. Ni bane. Baje hakuno bari ku isaha. Zamukano. You know the drill, baby. To respond. Man, fata chance mwana agenda uzimya umuriro. Amuha chance na abasore bane ni nabarara. Uriya caho. Uzakurira mubona ariko. Nyibuke muri Jason ziririko. Ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi. Ndayifite hano. Ejo ndumva nshaka kuyibaha. Ari kumwe na Jada Pinkett. Madamu Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura. Amazina y'ubwo mba nanze kwibabwira mbishaka ariko mba muzi. Zano. Nyine mbanyazo wese mwishyuye mwayishyuye. Erega nani isoni hari wari ukopfoye inyuma ngo yatubagire. Wishyura ndi. Tugaruke hano. Kandi ubwo ni Savimba ubivuze nawe. Akunino. As agreed. Nuko twabivuganye. One's under 20. Midwestern. No tattoo. Nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 boss nkuko abadutumye turabakuzaniye. Bose bamuzaniye utwuki. Akurino. Wo batatse no umuherwa afite abasirikare bamurinze. A1. Bana baje ni bane. Mwiyaciye hirya ngagiye gukupa amashanyarazi. Bano baza ku muryango. Dukora umuti. Kaskos. Hey! Nuko dutangiye ngenda nakubwiye ngo uzanira filime z'isi. Katurore. Oya kure yakupa amashanyarazi. Kugira biranga. Gatanu. Kane. Gatatu. Kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo. Amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuna kupa amashanyarazi. Ikigori giko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye pense ntoya. Cyazanye pense ntoya Nyagasani. Wapi? Twongere tubari saza abo ziri kugiye kimwe. Gatanu. Kane. Kirabara. Amashanyarazi avombere yuko bagira kuri rimwe. Boss aritegura. Boss babimuha akanya ko kwitegura bimeze bite Katururi. Twagiye. Uyu baramushora banza indani. Sasu fire. Bano wa mbere. Chabu gofirindi. Katururi. Nuko tugatangiye. Hey. Sorry. Katururi. Nabazishiraho. Sasa arasibye atabona Sasu hey bararasana kandi barasa bagenzi babo sora kingurano bitu tubamena amaso hey tubamena amaso turi urumuri ruba rwinshi ntago ubukireba wambaye night vision bagashyiraho amatara amaso yawe arameneka ntago wabasha kureba we yinjira yambaye filme wambaye night vision yabamenya amaso bakuzana umucyo mwinshi wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana arabikaraga hey nuko tugatangiye Mark Wahlberg
amazina nyakuri gobetse mu mazi tsimbano It's getting thick in here, fellas. I need backup. mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabaginga birashisha hirya turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha twinywere mu mana arabayifashurira turamuzi ahubwo tumwe mu rugero ibigoryi biramwize ntago ari ngo biramwanze birifuza kwapfuya ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe ndabizi kari mu bifasha ubanza twinywere musaza tumwe nkongereremo se nkongeremo kakanyanga biri kwinywera yabihamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi kumba akazi karimo wenyine byamuvunishije nanjye riga baramvunisha simujya mubibona turore kure hakurino nagamindani nagamindani bose baramucikisha abakubita za tiya gazi kubita ibyotsi byotsi birakurya n'ubureba urasa buraho gusa wasamye sarakura hirido arabareba neza abarasa umugenda ba mbere garuka kuri indi rido barebe neza mu myotsi ntabwo ari kubabona abona undi aramumena cyakora arabizi n'abicanyi b'abanyamwuga uvuyemo hano sasu bamushyizemo vayo wari witsimbye hano sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe sora vayo yitonze It's okay? bakobwa bameze neza I'm really sorry about the mess. mumbabarire cyane kubibaye nuruhese shava ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye bano barinjira ewana turase aduyi biza birasa imirambo nibigoryi turase aduyi abandi bari byamufunishije niwe amaze abantu mani twishe haduyi nibigoryi umwe amazina y'anyakuri ni Sabato Yicana ibi baby mumeze mutesi ibyuki Make you part of my complete breakfast. Yo, baby. bazanye nkabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast ya mu gitondo Fellas, we gotta go. Quit wasting your time. mwabagiga mu kwangiza igihe dukora akazi Find Mel before he gets my bonus. Damn lesbian. mwabi lesbienne mwe arabatuka damn lesbian acaho Cisco, where the fuck you at? I need back. mwabagiga mwe murere kuko mutaza kuntabara mani turi mu kazi kose biri kumubeshya bari gukora akazi azi ko bagenzi be bari kurasa kumbi ibigoryi byamutereranye aturori sora maze ziri ku mugozi hano fayo zamuka faya amarukana none kuri rasoro irindi arabafite kuri umugozi parika gutyo sasu gasani irindi pusha faya turori parika kuna yibazaniye ariko moncheri zoneri bosi we bosi ngiye bino bintu bivuye pagasi n'ubundi baramurasa yari yanze kurinda bosi ngaragiye ndapfuye bosi ndapfuye ashaje yanduranya yarari mu Twanda 18 kuzamuka arasa n'ibyo atabona kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona ari kurasa ibyo atabona sansere zamuka si ibyo atabona ibintu ni amakosa ni uburara bubi wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri bose njira muri lift kugira biranga fire baramumena sasu wa musore yagarutse nka Mary Oh shit. Yo, sis. bona abandi baje bane hari abandi baje basaza mu nabare abandi baje sora sigisasu hakurino sasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashira muri kamasegonda amanuka sora afata umugozi yanacishene sinzi acho kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurore faya mu nyubako aturika manuka nabi umugozi uracika
Yeah. Yamanutse agana muri pisine. Manuka mu mazi aricyo. Yeah. Good work. Good work. Gakoze akazi keza amafaranga yayo. Mayor. Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your... Hari amafaranga arundi $20,000 ariko fata bonus bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, Mva. got the bonus? What? My bonus kucyore muyihaye kubera iki? Yo, Vince. Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nk'agahimbaza musiki. Umva ngiye namwiyice ndabizi. Now whatever you say. You know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngiye ndi kweshya uravuga uko. None se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus. Bonus ninjye muyiha. If you say that you're the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga. None se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishe. Aryo ni itika bashyizemo. Nkuko mbikubwiye nyine ntacyo mpinduyeho. Nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishera. Gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye. Yabonye yaba yibyara yimuha. Cyaje kuyiserebure wana muginga yisayima bonus. Man, Mel. Mel. I don't appreciate that shit, baby. I tell you what. Ubwire mwana. Just to show you how much love I Mwana got. kwere ukuntu gukunda. You know, if anything were to Just to chenera. happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyenga gira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana. Guri kumubeshya ruramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane. Bura rukuntu kubana n'abantu cyamuri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga kababeshya mukabibona mugakeyora mukayaga. Wa muntu bo wahemuka nyine kubera inoti. Aziko atapfu. Cisco, man, that shit's like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ni hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka aritahira. Ni Mavi. Ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katururi. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house together? Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yari ibeshye inzu kubera ntaba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Hari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino umusore. Nuko dutangiye no umwicanyi. Abari mu gakwato bamara kuvuga ati mbega umwana mwiza ura mwana buri akora hehe. Kumba umwana no umwicanyi. Ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa. Akurino dora kabatike. Kuva ukazi nyina kaza kamanika ibikoresho. Buri gikoresho kagishyira umwanya wacu nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze. Nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe. Nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistole ari icyuma ijambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Marvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform Umva ninjye guhamagaye muri Sunlight ndari June. lives out for over 2 weeks now. Wa mujinga wanzaniye sedewani ntuyigarure. You kill! Aranamukupa mujinga araza gakodesha sasa nibyani ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine film ukajya kuyireba kazayigarura. Ni naha turayifite muri Rock Entertainment. Sasa kare John bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong lives tape? Wabonye cassette ya King Kong ko nyine bayishaka. Numusheri we. Mel, do you think my ass is still part? Ese akabuno kanjye urukeka karacyameze neza. Go ahead, just Mva koraho umbwira. please. Mbwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Sister Marky. Sigaye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ak'umuteenager rwose ntago uciye humura. Yego komana nondi mu kazi uri mu kazi kombi. What's she do? Invite Mom and Dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. Bazasesho. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for Aya ni amahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana. that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. Ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. Ntabwo rero ubabwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyina yamwambitse fiancé. Ababyeyi umukobwa ngo ejo bazaza. No, I wasn't Jewish. Ababyeyi bawe se bari bundakarire ko ndi umuyahudi umukobwa uyu musore ni umuyahudi. Sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi bababanga.
ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa zasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bana iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa umusore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo ndi umuyahudi abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'iburayi hehe barabanga tu societe nyinshi bazibayemo barabanga yego food, Melvin. Anyway. Narambo ntaga bakunda kubwije ukuri. Nukuri. My savings account, and I lent it to Dad. Ari hakuno ndashaye. Money as you make, and with my salary, that will be fine until they get back on. Sasa ingo yambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanje nibamera neza bazayadusubiza. Sasa umusore disi baramufatirana. Wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura na wa mwaka amafaranga. Kumbe dore wa mukobwa bari kumwe. Umwe mwaka 25 dore nguyu. Yayibizanye mu bapfubuzi. Uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira. Dore wa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy. Ahita yazana hakurino. Natafata amafaranga nayatse sheri wanje. Dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imitura n'undi wo ku ruhande. Honey. Sheri. Are you away? Sheri umeze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yawe ku 500. I'm really starting to dislike you. Mervin, nje nanjye no kukwanga nakwanga. Aramwanga arakanguka kumbe yarotaga. Bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga. Hararyama kanabirota. Kibazo ki? Kobwa ari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororo kugira ngo bereke ko bwakibihira byashize mu maso. Buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka meki kororo ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza. Baragowe. Yo, Cisco, what's up, man? Cisco bimeze bite? Hey, that thing you got going on for tomorrow? Yeah, babe. Ejo arakazi gari sego. Kazavugura kumva naye tugaruka kuwa gatanu turi Friday. Arakazi gahari. Baramamagaye ngo arakazi kose. Iyo mbwenga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know what? That's my... Nuzongere kunyita umwana man njye ntago nyira akana sasa ari aruri hakurino ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. For the Lord of peace. Word up. All right, here's the deal. Hano kurukazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa Joy Nushi. Ati umukire bita Nushi Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi no tugiye kureba yego ni umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. How you know he's gonna pay? Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Manu kavuga nk'ibitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around his fucking crib. This motherfucker loaded. Cyane tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa wo mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana wo mukire noneho ngo witwa Nushi. Tugaruke hano. Ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane. Wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga kayita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba. Muzehe Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye. Sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke na natana afite hakuno nora bari kumuteza n'ingaru mu nzu ye. You knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzehe wari uzi ko ibintu bitameze neza soko ritameze neza urangije ufata amafaranga yashora muri iriya filime none dore bitumye ukena. Zira filime zo hanze zibazenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime mukinishije gukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi. For my life, I wanted to make a movie. Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore iramuombeje. Sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga. Umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombe none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. Total Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinishije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona. Ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu. Ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye. Sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu ko bitari gute ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti
niyo kuri no umukire yashoye amafaranga muri filime arahomba uretse wumva ukuntu ari kumugira inama Jose yakennye burundu. That was a risky move making that movie. Ni nk'abantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazi directinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka Actually, it was the biggest movie ever made. yari movie nziza igiye gukorwa pe Shouldn't have directed and starred in it. ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha. The gold leaf posters for everybody. Dore na poster wari wakoze iyo filime yawe dore ngiri ya muzehe ari kwireba niwe wari uri kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muzehe n'intebe turayitwara ntabwo tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije ngo muzehe fata udufaranga tw'itiki amafaranga yo kwishyura limuzine no dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta n'atanu asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko yabimeze. You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitch zawe jya uzikontura man zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitch zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be mbega bamugeze nka nshuti Joseph nawe ameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara. Both them bitches. If they really do that much shit, I say them both their asses. What the hell is that limo? I can't. Man, iriya limuzini izanye kara kantu ubundi iri hehe? What you mean you can't? I can't, Cisco. I just can't, okay? How the fuck come you can't dump these two whack-ass, money-grubbing, no respect-giving... Gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo. Ni bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye. Ubura aho yasamye. The idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? Umva njye none reka mubwize ukuri njye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira sasa uyu musore afite ikibazo impamvu ituma bari abakobwa bari bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhoro ukura ngo ugira ubashimishe gusa sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu reka niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mba nzi ko namwe mutankunze reka ndabazi. What? Munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu. So people you murdered in the past 5 years. Mwumva bantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe. Ese urakeka ko baragukunda? Cyangwa mu miryango yabo baragukunda rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde. Hari imodoka yaje yakurino. Hello Sheri dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe wari kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na Sheri we kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri wari bushimute yasubiye inyuma ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra sasu nta mikino iyi ni limuzine igiye gufata umwana ku ishuri iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata umwana akaba bamushimuta wabarangiye ikiraka n'uyu murara doni niga ni ka DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma. Sawa hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo wumve ko batari bari kumutuka. Sasa nguyu reba ifoto. This is the girl? Wene mukobwa? No, it's your man. Oya ni mama wawe wamuginga ntukambaza ubusa. Abakobwa bagiye gushimuta ka wa mu Yapani. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa amafaranga. Papa yakinishije filime arahomba. Filime yarahiye yarayidirectinze yaranayikina. Ara ibintu byose. Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? Bye bye. Kumba gikobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahungu ku ishuri baba babeshanya. Served and hard won reputation. Yaje kurino. Come on, stop. Uretse ari kurikira. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Ni rushimusi. Ase w'inkora. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually... No stress sanzu ntwara ari he nta uhari. Is it short? Ibi ni ibyawe. Yego ni ibyanjye. Musore afite discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu. Yambaye barafinda style.
babusha mwinjire cyane no stress ziko cyari gisanzwe cyintwara kitafunguraga umuryango ye kirasamye yazaga shyiramo hano igikapu shyiramo hano shyiramo niki get a ride from somebody else. Ibyo ngibyo bihuri bugutwara about me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. Piece of fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shyiramo hano igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes umusore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utari Kerike mabano wamvuyeho mabano Eric yafatiranye umuntu hano mabano Eric kwiyamye mani mazi igihe kwiyamye Eric mabano yafatiranye umuntu oya parika imodoka hano cyamabano kiri mu biki hano inyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano umusore nta mikino afite n'umwicanyi Yesu Kristo sibiki biki Right, he's gonna take his hand off your mouth. Koga baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Bari ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage nta nubwo azikurasa. Subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani byo ntacyo bivuze mwana. Yose musore disi afite discipline afite n'ukuntu. Right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niwe babwira ati namwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagobye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa cyacana. Mukosoma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagera kurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tari yize kibura mwaka. Papa, nabakugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Yibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese bakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi ubundi ibyo ntabwo bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What? That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Jendi kuvuga ibyanditse wamwe ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. So it's really fragile. Man, hano harimo ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ariko icyo cyongereza. Who wrote this? Ase ibi bintu ni ndo byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ndi ntago ribaho. Crunch! What? Kigwaryo kiki niwe wabyanditse. Nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakuraka rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me Numva ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. Read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't kigoryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana.
zana piki uyabyiyandikire. Kino cyari cyanditse cya DJ kiki ntabwo kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire. Cyamu kibura mwaka. Soma hano. Read. Soma. Read. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. Papa nashimuswe uhereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple. Ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagoryi. Nakenyeshuri papa wako numukire. Well, my player, here go the scenario. So Chantel is cool. You take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. Umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantel. Wibuke ko atari mu rugo. Uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore diskwera muri iyi kuru yaba barara ariwe witonda ni Mare. Baramufatirana. Umukobwa bashimusa bese umuhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantel. Uhamubike kuko Chantel ntawo hari. Iri limousine se tuyikorera iki? Sawa reka tugende tuyitware. What's your name? Rimubwo ni limousine nyene. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, all right? So, can you ride? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Katorore. Tugaruke muri ya midugudu. Waje hano. Hi, honey. Ite honey, kumbe wa mukobwa wibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite papa. So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baje akuri no mu rugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Mujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Nawe inzoga uya. Uze ntago yemerewe kunywa inzoga. Yeah. Now I'm not criticizing you or anything. Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Ariko It's just that Mama urabona? Maybe you should Mama dress your age. cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. I mean, look at the over there. You got him dressed like a villain. Reba ngabapanje bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at mwana wanjye ngiye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyungere kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Baba bye usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Bazikora umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. You okay? Meze neza kaga kobwa yashimuse yakazanye hano. Yigo. Yaje kereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunlight ataratirura. Imwe y'urwa amagana ngatirure. Sasa dore nyiri nzaraje. Hey Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi? Or should I say do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantal. I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga ntago nayabonye. Fine mama. Buretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana. Ngakura mbega kwa nshuti Joseph. Bamushimuse bamufunze n'umunwa. Kugaruka yakurino. Bimeze bite bashimusa umuntu barashaka inoti. Kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya Danje karistara kumbe studio na mafuti aristara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritse yacu turitse yabo. Sa trace buster urabona iyo umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi tigitwika nyine yitigituritse. fucker try to bust your trace with a trace buster. They bafite trace buster yabo igomba guturitse yacu kugira ngo badukurure. Yacu ifite imbaraga zo kongera igaturitse yabo bafite trace buster igaturitse yo trace buster mada ntuza. Kuri kiri kuvuga cya DJ iki kikongera ijambo mada fa right chimikana play motherfucker yo abo yero no chometse ndi mada nago narenga ngerega ndiyubashye ndi VIP siko mpumura ako nino longier kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura. Agiye kwiyahura yakennye atari yahura telefone irasona. Wa musaza bita Nishi. Filime yamuhombeje arashaka kwiyahura. Filime yarayikinnye yarana acting. Hello. Hello. Nishi. Nishi. You don't know me, but and you may want to hear. Ariko urashaka kumva ibi. It says businesses. That's Papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti.
abumvisha record itari wiki subiza inyuma These sexually frustrated. Bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu. Buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse. Asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Buretse wumva. Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buruso bw'amenyo. Mwabigorye mwe muri kunesha umwanya. Sasa bamuhamagaye batarashiraho yamajwe umukobwa yavuze nyuma. Yarajijisha. That motherfucker had another hop. Man yimada ntuzirangubye man niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura. Abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya. Tariyahura. Telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa. Ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga. Nubundi nubu ntayo afite yakinnye niba bafasha no kwiyahura. Uzavayo. Allo? Subiza inyuma. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm Papa nashimuswereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo nago kikureba dufite umukobwa wawe. Is she okay? She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be. You know what I'm saying? Umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko rutubona amafaranga ntabwo ari buze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Ntakenye na natanu mfite. Fuck with us, mister, or we'll send your daughter back to you. No, fuck. Umva tugiye gukoreza umukobwa wari uducece. Ashyiraho Blackbuster kugira ngo akure bari abantu bamuhamagaye barahaganaye n'amasura yabaze. I understand. Now come Ndabyumva. and I'll let you know when the drop goes down, and no cops, all right? Ejo saa yine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwira uzana amafaranga. Trace his call, 'cause it won't do you no good. Baramukupa. Now that's how you do shit. Ni kuri abakora akazi. Shit. Well, and kuno bakora akazi. Kazi kose tugiye kuba abakire. Call police. Ngiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara se ubundi polisi? What? You was a bad mother. Man urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite Trace Buster. Iyo baza kuba badafite Trace Buster uyu musaza bamenye aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore bawundi twabonye ubahemba. Wa musore uyu ni boss wa babasore babicanye. Allo? Genki kai. Umeze ute nshuti ya kera? Umeze neza? Judy no koito itororuka. Ngejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime. Babasore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu. Boss atabatumye ngo bamushimuta. Ubundi ni umuboss usanzwe batuma kwica. None uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye. Harimo ari kumwe na wa musaza nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo. Sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo. We tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani. Konajaro. By'inyendaro. Iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa. Dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya boss wabo. Boss bahemba binjije mu bwicanyi. Ejo tuzayikinyiro $1 million. Yo. Telefone. In the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we. Bashimusa umwana boss atabatumye. None umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo. Some emergency shit. Don't do jack till I get back. Yo boss aramamagaye man ntugire ikintu ukora nugira umuntu wamagara ntaraza. Do shit till I get back. Ndaje boss aramamagaye mwana. Bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaritse reka hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwa nyuma na nyuma nawe. German Irish fella. And I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa wowe abakobwa n'abadage uyu musore n'umuyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sasa uyu mukobwa n'abadage niyo mpamvu bangu uyu musore n'umuyahudi murabizi. When I say, what are you both out of your mind? Ubundi nkawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasaze gute umudage akundana n'umuyahudi. We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa yawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenya ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi w'ababyeyi bari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Mama, they were dead before we even met. Mwana wanjye babyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore ntago ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about Daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah.
mama kandi uri ba bantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho prejudice nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nta byeme nta bimenyetso nta kintu yego nikomeza lady there is not one prejudice bone in my body not prejudiced ha if I want to marry Goyam I'll marry Goyam over my dead body if I want to I'll marry a black man mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura ngashyingirwa n'umwirabura mwana wanjye keretse napfuye ntabwo washyingirwa n'umuntu nashaka nakwiyamye nagashinze nako gacaho muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki muze nanjye gusaba imbabazi I'll take them to temple tomorrow. ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bariya bihorere Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi Mervin we yego nyakubaho. Did you get me a shot of that rum? Wamaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa wamutwara utamutwara wagira ute nago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wamaye ngasomaho. Atangira kumira amazi. Amira amazi dudu. Nguvu yaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe. Ewega umusarazana nguvu muze yakira umwe mu rugero. Ewana. Umugabo ntabwo yemerewe kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet Why? What's muze wacu ntabwo agomba kunywa inzoga habe na rimwe It's not so bad. It's not so bad. inama imwe ntabwo yari mbi cyane muze tugaruke hano muri iryo joro hakurino boss yamuhamagaye avayo zano bakozi bose bacicitse batuje boss yarakaye ndagira ngo mva amagambo kivayo Yo boss, what's going on? Yo boss nibice bijya mbere Shut up. funga umunwa icara boss Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. ndagira ngo mva amagambo ati ikintu cya mbere ngira ngo ngubwire n'abari badakurikiza amategeko ya leta umva amagambo ya boss nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina Must be observed. hari amategeko bagomba kurindwa Is anarchy. naho nanone iyo batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikize amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora icyitwa anarchy cyangwa se kwa kundi umuntu usanga yiyobora yarishyiriyeho amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriyeho ayabo bakurikiza tu I hear you, boss. ndakumva boss On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. ati ashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikorera ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo Loyalty. business isa nkaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twari tubanye Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. none se boss ibyo uri kuvuga nibyerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba kiba cyanyweye ibiki When the rules are broken in the house of Paris, sasa mu boss yitwa Paris hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris sasa yitwa Paris aba yumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho the machine breaks down. iyo amategeko arezwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa uwo ni Paris uri kwivuga Discipline must be enforced. ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga umva amagambo discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere Order must be restored. nanone amategeko basanga nkaho barenze abagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa uranyumva neza In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression. habayeho kurengera Authorized kidnapping in my house.
Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse. In this particular case, the transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babashe boss we. Some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibishe ku muntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndigushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mu madantuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss, kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira abaye ari weho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana y'imbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu wamushimuta rero rebero hakorino wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda pana umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akagukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye sibyo? Nyine. Got some caps. Namushkonye gusa boss. Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Ni weho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Wagomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo mbwa zinzanira. Ariko ubwo babise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije. Hano ari kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. We reka dufata amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira ba boss no babyikorera bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera umukozi yari abahumura ntago babona yo muhaye tugaruke hakunino. Chantal, what the hell are you doing here? Kirano bamuzanye fata umukobwa wawe. Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzanye umukobwa rora sizi wanje na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza kagakobwa. That's a prune juice. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nago kamukunda. Ka Chantal. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya. Nge niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi iby'amafanta. Sasa dore umugore dore sheri wa Mary ngarafungura reka zasanga arimo umurambo. Yazana agakobwa gashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe. Uyere gufungura n'igifuka rebe reka zasanga arimo umurambo w'umuntu. Buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse. What? Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye hako navuye guhiga. Tanzania kano kanyamaswa kuko ari vegetarian agarya inyama nyine. Genda uzijugunye wana ziri kunuka kuca guhinyama zinuka. Avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye. Kano gafungura hano. Ni kakagoryi kakanda higa muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye.
imifuka yisigaho sasa yukorera mu idirishya mbona kagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye wakora ikiwe caho utazandaburiza umugore yaje caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwihereramo mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye hose Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy yashwanye gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azaro Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndabyanze subira musore kugeze sinzi ikibazo afite mbona bwanuka buretse Kaboy umukobwa sohoka yerekaza kubitana na nyiri urugo sohoka yaramubona tandamuriza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagoryi utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunaciye hari ikintu numvishe bigenze bite ceceka wakagoryi agashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe Garukano, hello. Hello. Understandable, you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndwongere kukwibwira ngo amagende muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Arjun bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutira iyo filime umbwira. Abakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Abakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemereye kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa Can you excuse me for 1 second? mwe muretse ariko isegonda rimwe Kaboy nkwiyame Kaboy Ciao wa mujinga we nari umuturage umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse dore sibukwe na nyirabukwe ngo n'umugore we baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse reka bagere ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe nibwo babona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora yazanye za nyama hano kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure apfuye muragarutse Daddy had to make a pit stop. apangira ashaka kujya kwirira nanjye nari nibagiwe agakapu Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. we nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka I'm fine. ntabwo ushaka mu modoka yameze neza I'm sure. meze uri shuwa ndi shuwa I forgot, ahubwo uzi ko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka korera uringiti kumbe ari umukobwa You better get it out. saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi It's his thing. Come on. ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende uno mukecuru kumbe dore amaguru Where? tugaruke hano sasa bwarakeye sasa uyu nguyu afite ikibazo sasa uyu ni DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongere sasa saa yine zirageze kandi saa yine zose bari bahaye wa musaza nishi bamubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga kuri telefone Shit, just where the fuck are you? Mana ariko ubundi umuginga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki Kikanombe uyu yari anafite ubwoba ubwo boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi umugezi wa nabi umwana yibyariye muri batisi musha uzi ukuntu bituvuna kubyara muri batisi mu bundi pari baza yo Trace Buster ibasting izindi Buster zose bivuze noneho ngo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari mbega DJ Kiki agize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari yo musaza meze bite yo reba ukuntu agenda ariko Pick the chick up and keep her here in my crib.
urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kakobwa akajya gukabika ku rugo rwa ya nshuti ye. Yeah, cool. Shaka kazana no yego abona ni nyuma y'isaha ni mugenzi we ni mushuti we. Ewana ako iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike iri baba kumbona ritari kujya neza ewana. Yaje uganagura umusore n'umwana mwiza. Are you okay? Meze neza. Yego. I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. aho kantu kari ku muntu wari kunsezeranya kutari busakuze yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi niwe miseke igoroye mujya mwumva simvugana no gubundi nge mvugana n'abantu tuvugana n'Imana gusa turi gusenga akazana hakuri no kwiherera aritonda ariko yari mu kazi ni byose ndashaka ubufasha aramufungurira
Help with my underwear. hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntere umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino kakagura igihe yashimuse. Ni Mark Wahlberg, mwibuke muri Shuta, mwibuke muri ya filime yindi, hari n'indi y'ubushize yakinnye, hari n'indi murazibuka zose. Good. Narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka Satani. Hingo Kristo. Like a kidnapper. Ntago usa nk'umushimusi. I'm usually not. I'm gonna flush. Ntago flashinga sara flashinga manuramo amazi. Technically you could call me a hitman. Usanzwe ntago ndi umurushimusi wanyita hitman aba ari umwicanyi. Oh, of course I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukuntu bavuga bagira ngo ni nka brag naga bakomeje. Ubusanzwe ngiye ntago nshimuta, ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, ubusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? Does that pay well? Oh, of course I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Thank you. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntago nigeze nicyo. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. None bashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi ni akazi ubundi. Mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki. Nkambwira none sibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose ni akazi. That was kind of your girlfriend. Shize namubwira ati ese ibyo bintu uvuga ni ibikingo kunyorosha nyine no gucabiranya. Byose nyine ubusobanuro bwa ntago wabusobanutse. Yo, man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare. Ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni. Dore ngarashaka guhamagara hamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari. Ngiye guhamagara ko nanjye namuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakora akazi. Biri kuvuga ntuhamagare. Mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki nagagiye hamagaye. Ashyiraho intore wana byarangiye. Nyine urabona ngubu rwa DJ kirudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashaka kwita bagenda bakamurikura akasubirayo boss akarekera kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimbura umwicenye jure barundi kurinze wishe mbere yawe ewa angwe nore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona. Allo Nyakwanishi $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye naga bamena puberi arahamurangira neza ku kimoteri ko mbere ari amasegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira Marco Lied aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza nakupa kigurgiye kupa bari kumutinza kugira ngo Lied abantu vuze nago mumvishe nyine urabona uzamutse ukarenga santere God damn it. Amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutresinga bamukure amenyere nyine kigoryi cyakubye rwadico kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze naho atuye McBride Trail McBride Trail nahamenye bamukuruye rwa DJ Kiki byiza mwana muzana inote nge ndinaniga reka bayazane tuyakenyerereho uyu bwoba buramwica mumubone tegeko rya muze tugire iri kubashobora ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katorori bavayo bagiye kura rwa DJ Kiki. It's your life. You have to take some responsibility.
ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Nje bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu borohira icyo musambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute. Nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mu kanya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo bakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand the idea that I'm not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze iyo abantu banyanze birambabaza. Rero bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi filime umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Mwakire wa mukobwa ufite ubwenge urabizi hakurino dorori hakurino uri kureba yewana bayazane tuyarye kureba hip hop uri kureba mirabyo de warene ghetto boy bayazane niga ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye ibipimo ku mutwe we meno urugi shimusa umwana w'ingagari impande zose barapfanwa bamugeraho tice kiki shimusa umwana wamubyeyi muri batisimu arahumura uyu yaje ahita amukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngwe. She said ingumi don't get cute, us scumbag. Ndakubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirya. Boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisimu. Sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze ryo batumva. You all happen to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. Ninde wagutumye fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo maze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyabizanye cyazanye igitekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley? Smiley ni ubiri inyuma bintu byose. Marvin Smiley is Mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Bega si. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari umuvandimwe kuri njye. Oh well. Bega. Urabizi? Fata umusore ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kura y'icyuma yica DJ kiki bitanagaragara kari we bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura ko bimenyekanye uyu musore DJ kiki kimwisha maze kuvuga kari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugereka bimugeretseho ni mugenzi we bari muri group imwe yabicanyi nkuko mva group y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba bega. All right, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ kiki nako tujye kwica nguwo. Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinayinzi ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumugara avuga ati Marvin koko nayinzi ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera wana reka nteke ndebe ko data bukwe na mabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mari bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana mwiza. Kikuramo hakunino.
types, all distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kumusobanura nyine wari uzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Son so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa na akanyabwenge. Vayo hano karashika wakagorgiwe. Mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babarire. Usare n'umwana mwiza shafite discipline. Undi discipline mu kazi kose. Iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza. Kugira hano yasanze nkuko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline yungu rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire. Afite discipline shawo. Mbega ni ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho. Discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu. Burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye. Be nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utumuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nk'iyi discipline koko. Yeah. Bano bavuye gusenga. Here you go, Mom. You feel better, Bunza Bun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanje rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira aruka amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu aruka igifu cye cyuzuye. Bigaragara kuri ya musore Melvin baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira. Musore cyo yakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food. Ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka tu. Cyaba yagumane nta kibazo. Ese kunyafite make ariko ntago nagusaba. Mwana Crunch, what's up? Hold on, what's up? Meze bite mwana? Can you guys excuse me for 1 second? Mwambare gatonya ngamaze ngitaba telefone. Afite discipline ajya kwitaba kabanza gasaba urushya. Man, what the fuck is going on? Ikibazo kibi kibujya mbere. Sora bicanyi bamuzi. Hano niho. I'm getting the fuck out of the country. Man, nje munzi igihugu. Now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn aloe. Man, nje nakozi baba man urabona nashyizeho akantu ninje jari kujya wumva cya jarike kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore genda uyitumukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye byabo. Amira hino amakuru ingufu. Muze abayibere mu nzoga. Dore igikabyo. Man, boss arashaka kwica abantu bose babigize muri ari kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo aca gasuzuguro n'undi atazabitinyuka. Akomeza agaragaze karenze. Ashobora no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo muhe umwana we. So nese zakunino. Kimara kumenya akanya kariko kose ashobora kubwicirana. Namanye ukwangiza zakunino. Abika igikoresho cy'akazi kose. Azana aritegura. Ni Mark Wahlberg amazina nyakuri. Bimeze biti. Aritegura. Prune juice, darling. Leave the bottle. Umvira icupa ni iryanjye. Inzoga yishyize mu icupa rya Nili. Nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga. Yarebye kano gakobwa. Abicanyi bageze mu rugo warabumvishe. Chike babice cyangwa byarangiye agarutse. The betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro kora muri weekend. He sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer. Babicanyi baje. Bite Marvin. Bite Marvin. Go talk about this outside. Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin.
Marvin icara. Propose a toast. Hari icyo nshaka kuvuga muze yasinze. A lovely woman who for the past 8 years has cost me over $200,000. Ndagira ngo mve amagambo y'umusaza sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonso mu bihumbi bigera muri $200 by'amadolari. In plastic surgery bills. Agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery mbega hora agenda bakamuhindura isura umusasu uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo ngahora yakumugaba mu mafaranga mu myaka 8 yise bahora mukora plastic surgery isura bayihindura ubona umuntu bushaje ari ukuntu agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara agasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery a 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape? Ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose nyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 ningagiye imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishira ubusa kuko nubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa. And have found me to be a ravishing creature. Nata murona ari ikiremwa cyiza. Think I'm attractive. Jendi ikiremwa cyiza sibyo? A ravishing creature. Sini ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yes. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Kobwa wanjye wenyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Ndagiye ngomba amagambo y'umusaza nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wagezeho wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka kumba abasore bamaze gukuraho imbunda munsi y'imeza bari kuri gahunda y'akazi. Over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa nagakwiye muhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye. Mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini ni vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu uriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. Musore wanjye byaba byiza udashyingiranwa n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi. Bano musefa ya tugende wasinze. Tolerance and brotherhood. Amuza urayifite. Good enough. Different races, nuko sha and creeds. Shira misasu hasi munsi y'imeza muzebere kumutwara ngo bajye kumuryamisha tangira kurura meza muzebere kumutwara turore kora mu mbarutso turore bari kubarana n'ibindi byose turore uyu bamugaruraho jenga yo musaza fire sasu mu nyubako na mikino bimeze biti turore bakwe pra kuriru rugora biti agari ya mikino hano umuntu arapfa sasu nabicanyi bose ubona batuje ariko bigeze mu kazi kose kabari akazi turore muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye mwana aziko turi inshuti kandi we waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa none twihindutse. Kukanya arendi yaparitse hano. Katururi. Mama bandi bicanyi bacaza ni benshi bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with me? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nanjye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Showman. Mumbare n'uburyo wibwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Urusore ngewe wagiraho ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye iby'uyu munsi kandi ubwo ruri kurasobanuriye kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwana ya discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rock wamba wari ukayigira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanza araya.
parika kunino katurori bicaye mukurikire sore imodoka arayizinga tukurikire katurori mwerekeresha amasasu mapine yayangije bano binjira mu kirinzima barakurikira kurikiye umusore. Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. Tumaze amasane dutwaye. Back where we started. None birasa ngo turi gusubiraho twatangiriye ubundi wanyujije. Sasa umusore amutwaye ntagazi ino karitsiye. Found the money. Don't worry, old friend. He's not. Cyari kwabyize yo nanga amafaranga. The only insurance in town. Ugira ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira mukobwa ni silence yonyine afite yatuma tutamwica. Makwai bag zinga imbehe bemeze bite subira inyuma kora imbunda anyakazi by'umwuga amaraso arongera yisubiza ku muhanda cyuma aracyumva nagari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka byamupapira akubitana nayo akarashika yamwanze yagonze yakarashika yamwanze agasanduku k'amafaranga yakarashika yari yaramwibye na yakasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye yakarashika yari yimukuye ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho kura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rock na mukobwa yari yamwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga. That was intense. None byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagomba gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe nzanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime shara babara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenye rero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano bwababwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You're gonna keep this, right? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakura na kasete kweri ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Melvin, I'm sorry. Marvin babarira. Can we just talk about that? Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Marvin uskabone ngukunda kapfuta mbyiniye wagisambo ko gasa gusa zariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yarabuze filime azayikora. If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you. Iyo uza kubagumye umuhanda nguko nari nabikubwiye butwa twagezeho tugere kwahora kugenda uzengura ingumi paye wakigorgiwe nagahasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano nakarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye uko uriya wa mbere baje niko n'uyo jabaza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeho menye uzana Marvin agiye sibyo? Marvin dore ngo yari mu nzira bimeze bite? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho yakurikiwe yamukurikiye yanarakaye n'umwicanyi mugenzi we bose nabicanye yaje kuri Sunlight Studio Big Top Video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. Contract killer. Ngende umwicanyi ndi contract killer wa ndi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe gakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Ngiye ikintu cyo ni ukwica. But if you stay the only thing I'm good at. Nicyo kintu cyonyine nashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Ngiye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper.
atubwo Return this tape. reka manze nsubize iyi kasete ya June urabizi umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane uyu musore avuga neza ashaho nk'inyangamugayo ariko ni urwicaye reka manze njyane kasete y'abandi nawe urabizi bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira bayisomanira imbere buriya bishobora kuyimagira toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana ibyanga kubi nyuma yabo bari mu buyobe nyuma yabo waje imwe barenze umuhanda bajinga baparitse hano guma hamwe Yagasani dore ahantu baparitse ikigoryi kivayo cyabakurikiye mu ishyamba meze neza viramo inyuma avira inyuma mu modoka baparitse ku giti ni ya mana izirebera idahumbye vayo gake nanga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza kure no yabakurikiye bano binjira mu ishyamba dore nguriye haduyi oh shit Get out of here. tuvana tugenda Me by the video store. I got a deal. urabizi we tugenda untegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kasete mukobwa ciao usore no wacukwe yarakurikirana kuri message mu ishyamba yagwabitse yabakurikiye sasu sasu shaka ari umupfu cyometse bimeze bite ukurikira ngondera kama gonga igiti kirashaka kumwica tururi sara kwepera hakuno mu ishyamba yakwisha ibiti sare parikano kwepera hano habuze gato yagiye kiramushaka ari umupfu ni igishuti cye grenade wapi itunda biranga nabi acaho ewana ndamukwebye azansange mu gatsata ewana gerano hano nta muntu abona ari hano ari kugenda nyuma y'ikigoma cyaje kirashaka kumuca hejuru kirashaka kumugonga shene turori guwo mwishyamba ya kasete dore ngarayita y'abandi ikubita hasi kasete arayibona ari June sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya King Kongo nayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nshere kuburyo abona yanipfira aza gukora kasete y'abandi cyo umusore kikaba cyanje ngo kuri kuserebeka kikaba cyanje habuze gato parikano kigabo ntago gipfu kivayo nakibara habuze gato vayo hano utwano kira mwishyura umusore kureba hejuru ya modoka igiti kiracitse ya modoka ibari hejuru ivayo ya modoka arayibona vayo bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya ikigabo ko byagenze tururi ewana aritonda n'ubu yanshakaga hiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bya shaho ni bibi ni urwicanyi nk'ubu koko yanshakaga hiki Sunlight bwije dore June yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye expensive stand up in the history of motion picture mark iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragara hakurino uyevayo ari June kureba kuri list y'abantu bamwambuye amubona kuri list y'abari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari June kasete yawe wamuginga ngira umunwa wawe warundembeje let's see here. Reka turebe hano ona ari June Charges ngiye kwishyuza rate charges amafaranga Mama kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma that's gonna
cost you? bigiye kuguca menshi wakiguryiwe. I put up your high prices. Hano ngodesha unyatse menshi ari Juni. And your rude phone calls. Telefone zawe ziri rude cyangwa se z'ikinyabupfura cy'uburyo umamagara unukamo wakigoryi unyishyuza kasete yawe yo gutwara isambu. Can you snotty little? Ngiye kumukubita ruwinshi ari Juni bari bamwishe. Finish what I started, motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza. Ntago narangiza iryo jambo. Ubwo imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi. Ntago cyapfuye. Atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza. Block, bitch. Wa bitch. Let's go, motherfucker. Reka tubikore madantuza. Reka dukore. Bana bicaye kumenya kubwira ati reka twicare nakubwira ati reka dukore. Kibatunze. Cangano. Cango. Betse. Cyuma no gutera. Nangara to box. Hey. Sunlight barayisenya. Buretse. Bana yagiye n'inkende. Ari Ju. Apfuye. Sunlight bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson. How fucking stupid you are, man. Man, uri kigoryi maniga. Oh, she's not a bitch. Man, unjehe. Like this girl. Shit, come on. Man, ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hoe manipulating your sorry ass. Ikindi utaruzi ibintu byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe. Talking about, man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu umwe ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Ikintu cya mbere kimubaza ngo umbwiye ngo ntumukunda. Katurori. Sore. Sani rayiti bayifinatiramo. Bamena video bamena ibintu hano. Uretse. Yeah. Jerry. Bose nabicanyi. By'umwuga. Ko kazi kabatunze. Urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Niba gukina n'akazi wakina n'umushahara. Sasa abicanyi nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana bakina n'akazi bakina n'umushahara. Muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye. Umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu videoteke nk'ari ya meza arenze n'abahahira iwanjye barabiza umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye. Muretse naga ikigoryi hakurya cyomeka. Yeah. Tera icyuma hejuru umugozi uri gucika. Sore yarakizinze. Bari muri Sunlight bayishwanyaguje. Naho bagurishiriza filime. Ara hirya yanditse ngo adult iz'abakuru iz'abana. Kijombye icyuma. Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Icyo nashaka gukora no gutwara ubwato bwanjye nkajya kuri. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know? Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Man, tukubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, buddy. Mary. Ndi hano umusore disi yarakegeriye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndani imbere yawe mwana. Uri ku bwato imbere kuri dock. Ntacyo bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye ziko cyari kimukunze kumbe kore ibisasu cyabifashe cyane bigize kuragiye gucika. Katurori umusore yembura ibisasu arabisiga. Shishen Katurori bakawaye bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi. Yeah. Ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13. Ndagiye kuri Sunlight. Ako dore kagakobwa kamukurikiye ariko shera ari hehe kandi shera wamushimuse. Ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute kiraho limousine ira parika beze bite koja mwana wa waje ni muzehe Nishi ni izina ry'Iyapani. Abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi Shaka Kicukiro. Bamutunze imbunda umusore dore ngarasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika. Injiye haturika. Yabonye urasasubira muri Sunlight dore ngaraturikiramo. Oya yaturikiyemo nuko byagenze.
yararangije akazi ariko nuko byagenze agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisimusha uzi imvune zibamo zabaze DJ Dira kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo njyewe urayimpera mujye mubahenda mupfa kumva harimo ijwi rya Roki mujye mubaca menshi nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho cyangwa ijwi rya Savimbi izo ni filime ziba zihenze ku isi ari Juni ndapfuye butamusoni biragenda bite ari Juni na Patrick nuko byagenze tugaruke ku ishuri ntabwo nabyize My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sanda yarumva makuru hano. Ati reba papa wawe yari yakennye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongera abona amafaranga. Hari ukina filime imwe mu nsheri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Buri abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nsheri yara hanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. To just get away from it all. Skipper? Skipper we! Azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu Amerika mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Nagari we. Ningeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we! Akabi naho kajya uracyarionje ndi byose ni wewe ninje byose. Naho seroka kabiki nawe ni byose. Hey! Okay, noneho twigendere twarasha. Imeze gute icyuki? Really well made. Ntago wapfuye se wapa kabi ntaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze icyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashusho niyo yamutabaye kuko ubushyuhe ntago bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi njyewe We're gonna disappear or what? Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe ni nuko kagenze yari kimomo yari kirabiranya yari shasha yari miseke igoroye abamuzi ntibamumugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ndaje dukomenyeza